ntekereza gatoroshi, mwumva gatoroshi, ugatakaza ubusugi bwawe kuri gatoroshi, kuri karasharamye, ngo kuko bakubwiye utuntu twiza bakaguha na gatoroshi, ubwo si ukugirira nabi. Nimureke mbabazi, nimwibuke, muribuka Mukaroti irababwira iti ntimurebe inyuma, sibyo? Ijambo ni irihe? Ni ntimurebe inyuma. Ubwo ijambo ari ntimurebe inyuma, ibyo mwashoboye kuzana n'ibyo ibirimwo bishya, ubundi iyo ubirebye biragukurikira. Reka nkubaze, ibirimwo bishya iyo uhinduye amaso ukabireba biragukurikira kuko ubirebye. Ijambo ryari rimwe, ryari ntimurebe inyuma. Wewe nigiriye nabi. Uwo mugore yabonye yasaga na yari zahabu, yari igiki? Irari rimufata ubwo aturiya ni mukande, batiri mujyana mu munzanire. Ye baba we, ashyira umuvumo mu rugo rwe. Mwabagabo mwe, mwabagore mwe, munteze amatwi, murimo muranyumva neza, murumva ukuntu umubyeyi azana umuvumo mu rugo. Umuhanuzi Natani agenda aramubwira, tumva, imbwiye ngo inkota ntizava mu rugo rwawe. Ariko ndagira ngo mbabaze ngo, koko mwemera ko umuntu ashobora kwigirira nabi? Mwirinde, musigeho, mutigirira nabi. Bagabo bagore, umuvumo Dawidi yazanye mu muryango we warakururanye kugeza iteka ryose. Aha rege ngo babwire iki? Ndagira ngo babwire ngo Imana rimwe iravuga ngo abantu nibasigaho kwigirira nabi. Nararwaye, abapastori bansura, nanjye kiriya kidini sizagisubiramo. Yego, ariko reka nkubwire, wibwira ko bitarigiyemo abarijyamo babura? Ubwo uhimye nde? Ariko reka nkubaze, abo ngabo batagusuye wewe warabasuye? Sigaho we kwigirira nabi. Ibituma twigira nabi baye byinshi muri iki gihe cyacu, kuko Satani akuburira hamwe akagutegera ahandi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo bamaso. Ndashima Imana rero kuba nashoboye kugera hano. Ntabwo ari ubwa mbere nigeze mpagera, wenda ntabwo hari mu minsi mikuru, ariko narahageze. Ariko gahunda yo kuhagera numva iyo uyu munsi ruta izindi zose, kuko iyo uyu munsi numvise ari igiciro cyinshi. Abandi bagiye bavuga ko baziranye n'iyakabumbye, ariko giye ubanza mbaye nk'ubivuga nabivuga mu bundi buryo bwagora wenda abantu kubyumva, kuko iyakabumbye twamenyanye tukiri bato. Ubwo mwumvise ngo ngiza abuzukuru 5, abana 14, abahungu 9 n'abakobwa 5, kandi barahari. Mwabyumvise? Barahari. Ubwo rero ibyo abo bose babayeho nziranye n'iyakabumbye. Yakabumbye twamenyanye kera muri 83, ari umuhungu muto, nanjye ndi umusore, nawe utari mukuru cyane. Tumenyana duhuriye mu murimo w'Imana. Nimugoroba nibwo nabonye umuntu umwe wambwiye ati ati ndakwibutse, ati ndakwibutse Kayovi. Ubwo ntiwasanga n'ubu hari umuntu wandeba akanyibukara? Ngaho nihagire gucya ndabona hari umuntu unyibutse. Nayoboye urubyiruko ADP ritari yabaho, hari AEP Gihinga na AEP Gisenyi. Nari umuyobozi rero w'urubyiruko mu rwego rwa prefecture, ariko kubera ko Gihinga icyo cyitwaga AEP Gihinga cyo kwa Buhumbano Paul cyageraga no muri Rutsiro, no kuvuga rero ngo no muri Rutsiro narahageraga kuko nari umuyobozi w'urubyiruko rwaho. Ikigamba nigeze mpagera ngiye kuhareba
uwo mu representa kugira ngo dukorane gahunda y'urubyiruko muri 83 nibwo nageze mu Kigamba. Ndashima Imana rero ko muri uku kwezi gushize aribwo nongeye kugira amahirwe yo kongera gukandagira mu Kigamba ngananya. Ibyo rero nabyo ubwabyo numvise ari ikintu gikomeye. Muri icyo gihe rero, muri icyo gihe cy'ibiterane by'urubyiruko nibwo Yakabumbye yajyaga bizamo, tumenyana gutyo, hanyuma igihe kiza kugera noneho twinjira mu murimo w'Imana neza, twese dukomeza kubana iteka ryose. Ni ukuvuga rero ngo aho nagiye nkora hose, kuko naje kwimuka ku Gisenyi njya gutura i Kigali, abariho nakorera umurimo w'Imana kuko ubwo nari naramaze kuba umupasitoro. Hanyuma numva rero ngize amahirwe yo kubona uburyo noneho najya mbana ni Yakabumbye, kuko nari mfite uburenganzira bwo kumutumira akaza mu ivugabutumwa. Dukorana rero ivugabutumwa, nta torero nta mudugudu nabayeho nagezeho Yakabumbye atagezeho. Tubana gutyo rero, tubana nk'inshuti, tubana nk'abakozi b'Imana, byose bigenda neza. Ndashima Imana rero kugera mu rugo rw'Yakabumbye, nkarara mu rugo rw'Yakabumbye, numvise rwose nanjye mwishyuye ko nanjye yaraye wanjye inshuro nyinshi. Ibyo rero numvise mbishimiye Imana kugera aha ngaha. Nkuko rero umushumba wacu Karangwa yabivuze, ubu niwe mushumba wanjye, kuko jyewe nagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Nimvuga ngo amaso, nimvuga ngo iki, urasanga nta nubwo ari ibingwiririye, ni igihe, kuko ubu ngubu ngiye kumara imyaka 3 ngiye muri pansiyo. Ntabwo rero ndi umwana, n'abo bana nabyaye ntabwo nababyaye ndi umwana, nababyaye ndi mukuru. Ndashima Imana rero. Namwe kandi twabashimiye uburyo mwatwiteguye, uburyo mwatwakiriye. Nuko nagitewe ubwoba n'umuhanda uri hariya, ariko ubundi numvaga nari nkwiriye kujya mbasura kenshi, cyane cyane ko Imana itanshajishije nabi, yangiriye neza. Nubwo nabyaye abo bana bose, ariko Imana yampaye n'ibyo kubatunga. Turajyana neza, munkurikire neza buhoro. Nubwo nabyaye abo bana bose, ntabwo bigeze bicwa n'inzara. Ndabizi ko uyu munsi abanone yakubwira ati n'umwe birakomeye, ati ubwo rero ati sinzarenza umwe, undi ati ni 2. Ubwo se wagize ngo ndakubwira ngo mfite abuzukuru 5, abo buzukuru 5 bose uretse umwe, abandi bose si abanyeshuri biga. None ntabwo ari mu kiburamwaka. Ubu rero iyo baza kuba barashyizemo akabaraga nk'ako uriya mubyeyi tubana yashyizemo, uwo mafite abuzukuru byibura nka 12. None bagize gutya 2 baterekarika, ntabwo twarenza. Undi nawe uteye hati 2 aterekarika, sinarenza. Kandi n'uwo nguwo nawe unshyiriyeho aka 5 ejo bundi, nawe yarambwiye ati ariko naka nako kaba gahagije. Nuko nagerageza agashyiramo imbaraga nyinshi azongeraho kamwe, ubwo babaye 6. Ntegereze ko abandi bazabyarwa n'abandi, ariko urumva ko nzagira benshi uko biri kose. Ntabwo bazajya hasi ya 30 uko biri kose buriya. Ndashima Imana rero. Ntabwo rero bishwe n'inzara muri cya gihe byiciri by'ubudehe byajyagaho. Icyanjye urugo rwanjye rwari mu birya 2. Ntabwo abana banjye bigeze barya rimwe, bariye 2. Babonye agakoma kanyu mu gitondo, umugati wo ntiwadukwira ntitwawubona, ariko igikoma cya mu gitondo cyo bagiye bakibona. Kandi saa 6 bakarya na ninjoro bakarya, bakajya mu ishuri nk'abandi. Ntabwo bagiye mu rya makeya, kuko ari benshi bize mu ishuri ryashobokaga. Bariga amashuri abanza n'ibiburamwaka na segonderi barayiga, na university barayiga, kuko kugeza ubu ngubu 6 barangije university. Ubwo n'abandi nabo bazayiga. Ubu hari utegereje nawe kujyayo muri uyu mwaka urangije wa 6, hari n'abandi bategereje kurangiza wa 6 muri uyu mwaka dutangiye tugiye guheruka, n'abandi 2 babesigaye muri segonderi baye barangiye. Iwanjye hasigare hameze nko mu basiribateri, nisigarane n'uriya mukobwa we wa data bukwe twenyine. Nimwumva ukuntu byose bigenda neza. Hanyuma se ubwo ngubwo murarwana niki? Icyo murwana nacyo ni iki? Nababyariye mu mujyi, ntabwo ari mu giturage, urabyumva? 3 ba mbere nababyariye ku Gisenyi, 11
mbabyarira i Kigali, mu mujyi wa Kigali, kandi mu mujyi wa Kigali sinkodesha, kandi Imana ishimwe sintega na lift. Lift se muzi cyaryo? Ubwo se urumva hari Imana itakora? Nta Imana itakora. Yesu ashimwe. Iyo ugeze kwa Yakabumbye ubona ko amateka aremwa n'Imana, ariko byose bigakorwa n'Imana. Yego, ndagira ngo rero wenda tuganire bukeya, kuko muri gahunda zacu twifuje kugenda kare kugira ngo tugende neza dutuje. Murabona ko abantu ntwaye ari abantu bakuze, ntabwo rero nshaka kubajyana bahagaritse umutima ngo ko wirukanka cyane. No kwirukanka cyane nabishobora, ariko ntabwo mbikora, sinjya mbikora. Narabyitoje, nitoje kugenda buhoro. Umuhungu wanjye ajya ambwira ati ikirenge cyawe cyonyine nicyo gishobora kubahiriza amategeko ari hariya muri uriya muhanda. Ati naho ibirenge byacu ati ntabwo byakunda, ibirenge byacu tugira gutyo ukumva. Hari umugabo umwe wigeze ambwira ati kiriya kimodoka tugira gutyo ukabona kirirukanse, ati ukayiruka ukuntu byagenze, kirirukanse tutakirukankanya, ati nyine ati kirirukanka gusa, ati ntumenye uko byagenze. Ariko iyanjye ntabwo yirukanka, igenda neza, ikagenda buhoro, ikagenda yitonze, ariko ikagera n'ahijya. Nigeze nanayijyana imodoka ndagenda njya i Kampala, nyitwaye ndayigarukana. Ubwo rero njya muri Tanzania, Kirazande ngaho, ndagenda ndagaruka. Ni ukuvuga ngo ikirenge cyanjye kirabishobora, ariko ikirenge cyanjye cyarabyitoje, kiranabyemera. Ndagira ngo rero turebe mu bitekerezo byinshi nagize, muri gahunda nyinshi natekereje, nibajije icyo twaganira uyu munsi. Mva icyambere muri abakirisitu beza, kandi bari ijambo ry'Imana, batari no shora, batari jabura. Hari ijambo ry'Imana ryiza. Iyo Yakabumbwe yaje iwacu, abakirisitu bose bakuze baravuga batutsi iki cyumweru tugiye kurya. Ubwo mwebwe, kandi ndabizi ko wambaye ikirezi atamenya ko kera, buriya ntabwo muzi ko kera. Yego, wagize ngo se murabizi? Hashwe, uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Twebwe rero icyumweru kimwe adusuye kiba ari icyumweru gikomeye. Noneho bakabona agiye ahubwo ndi umunyamugisha, kuko nubwo aba yaje mu itorero ndi no muri pansiyo, baranyemerera akabi wanjye. Ubwo rero iwanjye abantu bose babyuka bajya ku murongo, kuko hari ibintu bikomeye by'Imana. Ntibyumva? Ubwo rero kubigisha ni ibintu bisaba ko umuntu atekereza cyane, kuko ijambo ry'Imana si uko mutarizi, ni uko harimo cya kindi uyu mushumba yavuze. Yego, cya kindi yavuze se mwacyumvise? Dusomye rero muri Yeremiya, dusomye, ariko reka hasome nyuma, tubanze dusome mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa ibice 16, dusoma umurongo wa 28. 16 umurongo wa 28. Duhere kuri 27 kugira ngo twumve iyo nkuru neza. Nguwo murinzi arakanguka, abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye, nuko agiye kwiyahura. Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Musomyira murongo ubanza kugira ngo mwumve neza inkuru nshaka ko tuganiraho. Ariko noneho uwo nashakaga n'uyu wa 28 uvuga ngo Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Ijambo rero nashatse ko tuganira uyu munsi ni iri rivuga ngo wikwigirira nabi. Yego, mbese urumva atari akaga kwigirira nabi?
ko umuntu yabona agirirwa nabi n'abandi wabona wigirira nabi wowe ubwawe, ko tuzi yuko muri kamere y'umuntu umuntu wese yikunda, umuntu arikunda, ndetse mbabwire ngo arikunda cyane. Abagabo tujya tubeshya abagore ngo turabakunda, abagore bakabeshya abagabo ngo barabakunda, abana ababyeyi bakabeshya ngo barabakunda. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nta muntu ushobora gukunda nk'uko wikunda, ntabwo byakunda. Nigeze mbwira abantu ndababwira nti nta muntu wababarira nk'uko wowe wibabarira. Byakunda? Ntihagira ugira atya avuga ati jyewe nababarira umuntu uwo ari we wese nk'uko nakwibabarira, nagira atya? Hari ndagira ngo mbabwire iki, uyu mugore rwose dushakana hari akajambo namubwiye, utugiye kukavuga se? Imana ishimwe ko hari. Naramubwiye ngo ntuzicuza yuko wemeye ko nkubera umugabo. Ako kajambo narakamubwiye, niba atanakibuka n'ubwo ndakamwibukije, ni nabwo bwa mbere mbivuze. Naramubwiye nti ntabwo uzicuza ko wanyemeye nk'umugabo wawe. Ariko ndagira ngo nkubaze, wagira ngo ibyaha bye mbimubabarira nk'uko nibabarira ibyanjye? Wagira ngo nihanganira amakosa ye nk'uko nihanganira yanjye? Ni umurokora umugore wanjye rwose. Ndagira ngo narababwire ko nta muntu muri mwese ufite umurokore nk'umugore wanjye. Ntawe, nta muntu, nta mugabo, ntibazababeshye, nta mugabo ufite umugore w'umurokore nk'uwanjye. Uyu mugore utemera ko tuganira ngo tuvuge no ku mishinga akambwira ati turirimbe dusenge, Imana izabikora, turirimbe dusenge. Abantu se niko bababwira? Niba babikubwira ushima Imana, cyakora wenda baba bariho, ariko wanjye niwe wa mbere. None uwanyu ni uwanyu, uwanjye niwe wa mbere. Nuwa akaba wa mbere kuri wowe, ni wa mbere kuri wowe. Ariko buriya umubwiye amakuru ye n'amateka ye ntamugira wa kabiri, ariko uwanjye niwe wa mbere. Noneho rero iyo mvuze ibi nibuka muri 83, muri 83 nakoze icyaha gikomeye, nakoze ikosa rikomeye, ariko kuryibabarira ntabwo byasabye imbaraga. Naryibabariye vuba cyane, ndetse numva n'uwambaza ibyaryo yaba arimo ndenganya amuhotera. Muri 83 natwaraga imodoka. Amwagiye kuvuga ngo ntitwari twakavuka, ntimwari mwakavuka nyine, none se tunganya imyaka. Noneho rero icyo gihe nari nkiri umusore, ngeze mu muhanda mbona umuhanda uburyo urambitse. Mbonye umuhanda uburyo urambitse, ndeba ku cyo bita sugo mu byita nguki mu Kinyarwanda, tableau de bord, kirya bareberaho ibirometero imodoka yandika igenda ku rushinge rugenda rwandika. Nyirebye rero mbona handitseho 200. Numva ntangajwe no kubona nzi gutwara imodoka, nari maze kugira kategori 2, nkaba ntari nashobora byibura kwandika byibura ngo bigere mu 150. Ndavuga nti ngiye gushyiramo ndebe, nshakira mu kirenge rero ndakandagira, niko tubyita abashoferi. Ndakandagira ngo ndebe ko imodoka byibura urushinge rwagera mu 150. Uko rero imodoka igenda igira umuvuduko mwinshi, niko igenda isa niva hasi. Ngeze mu 120 numva imodoka neza neza isigaye igenda ihuhwa n'umuyaga. Imbere yanjye haturuka minibus ipakiye abapasaje ivuye ku Gisenyi igiye mu Ruhengeri. Uwo muntu naje gukurikirana amakuru menya ko ari bwo bwa mbere yari afashe imodoka ayitwaye urugendo rurerure kandi ipakiye abapasaje.
ubundi yayitwaraga bamubwiye ngo nayijyane ku Kinamba, bamubwiye ngo nagire gute, na perimi yarayifite, ariko kuko yari umukomvayeri w'imodoka yamubyara we, umushoferi bananiranwe, shebuja aravuga ati uwo mushoferi ntiyongere kuntwarira imodoka, irara ku Gisenyi, ariko iwaba ari mu Ruhengeri. Arangije aramuga ati noneho rero aho kugira ngo dutegereze undi mushoferi uri buze, nanjye uzi ko nzi imodoka, mfite na perimi, ngiye gupakira abapasaje nyizane. Ati yego yizane. Nuwo rero twahuye. Ambonye rero nurutse imbere nkasaga korosi gatoya kari imbere yanjye, umutima uhita ujya mu kirere, ariko nanjye mbonye ukuntu agenda, nanjye umutima uhita umbwira ngo uyu muntu ashobora kukugonga. Nkora kuri feri, nkoze kuri feri, imodoka ibiranze, ariko kuko nari umuhanga bankubisemo iya kane, bankubisemo iya gatatu, bankubisemo iya gatatu ndayifungira hagarara, ariko wawundira iramunanira, ariko ihagarara igize iki ibyinishije amatako mu muhanda. Wawunda yibonye ibyinisha amatako ahita arenga umuhanda. Imodoka yakubise ubavu rwa mbere hasi, cyacyugi kiriya bakinga bakurura cyabo pasaje, mbona kiragiye kijyanye n'abantu nka 3-4, irongera irigaragura kubita urundi rubavu hasi, mbona irongeye ijugunya abandi bantu. Ubwo nari nahagaze ndeba gusa, mvuza induru, mpamagara Yesu, mbona mbaye kure, ndavuga ni barashize mwami Yesu tabara. Urumva icyo cyaha cyoroshye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo rwose umunsi umwe icyo cyaha narakibabariye. Umunsi umwe kuko nagiye muri interrogatoire, haba opeji muri pariki, icyo gihe arambaza uwo nguwo, arambaza ibintu byinshi, ngeze aho numva arimo arangerageza, arantinza. Cyakora icyo gihe hari n'igiterane cy'urubyiruko cyagombaga kubera mu Ruhengeri, kandi numvaga n'ibyo kuyobora urubyiruko nabyo bitangiye kumbangamira, nshaka kujya kwegura. Ubwo rero Imana inkubita iyo nkoni kugira ngo ntinde muri interrogatoire, nzasanga igiterane cy'urubyiruko cyaratangiye kwegura mbe ntakeguye. Nuko nyuma ni ko Imana yaje kumbwira, ambwira iti okay, nagira ngo ubutinze hariya kugira ngo imigambi yawe idasohora, ahasigaye ibindi byose nzabiburana. Irarumburanira koko, nta rubanza nongeye kujya muretse urwo ngurwo. Nagiye kumva numva ngo rwaraciwe, numva ngo leta na silence byarishyuye abo ngabo bagize ingorane, nanjye Minitrape kuko imodoka n'intwari yari ya leta, ikindi bintu yarabitunganije. Ariko icyo ntakigiyeho gihe ubwanjye kwibabarira ntabwo byansabye iminota myinshi. Ngaho umuntu wese nashyire ku munzani ubwoga nagiye. Ntimwuko twageze mu kwigirira, umuntu wese nashyire ku munzani yumva uburyo ababarira mugenzi we. Umugabo yumva uburyo ajya ababarira umugore we, umugore yumva ikigero uburemere bw'imbabazi ajyaho umugore we, ajyaho umugabo we. Umuntu wese nabyumve neza. Ndagira ngo rero mbabwire nti nyuma yo gukubitwa no gukomereka inguma nyinshi, babashyize mu mbago, babashyize mu migozi mu ngoyi, babajugunya mu nzu y'imbohe, barakinga cyane. Abarinzi baba maso, uwo nguwo bamuha romarike, bamubwira yuko agomba kwita kuri izo mbohe, kuko izo mbohe zirakomeye, ibintu zakoze bisaba no kuzicisha. None rero arinde izo mbohe. Ariko mu mategeko y'Abaroma, iyo imbohe yacikaga, umusuruveya, umurinzi w'inzu y'imbohe, niwe wajyaga mu mwanya w'imbohe yacitse. Yagombaga kwicwa, uwo yagombaga kwicwa. Niba yaragombaga gufungwa burundu, uwo murinzi w'inzu y'imbohe niwe wagombaga gufungwa burundu mu mwanya w'izo mbohe zacitse. Aravuga ati rero Abaroma bica nabi, ndetse bajyana no ku musaraba, bagushyira no mu mbago, bakakuboha, bakakugirira nabi, bakagukubita nyinshi, aho kugira ngo zicwe n'ingoyi z'Abaroma, reka niyahure. Ubwo imbohe zacitse, aterura rero inkota ye ngo yiyahure. Ngo Pawulo avuga n'ijwi rirenga, aramubwira ati wikwigirira nabi. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo ngo wikwigirira nabi. Ese namwe mwaba mwarabonye abantu bajya bigirira nabi? Mwarabonye? Umuntu wese narebe, mbese iwanyu mu muryango wanyu ujya ubona abantu bigirira nabi?
uyu munsi wa none mfite mukuru wanjye niwe mfura ya data, uwo witwa Venerani. Uwo witwa Venerani ejo bundi narwanye nawe turananiranwa, mubwira niko wiyica. Yarwaye diyabete, yarwaye hypertension, yarwaye gute, yarwaye ntiwabibara. Ejo bundi yagiye mu bitaro, ajya muri koma iminsi 2 yose, bashaka n'indwara barayibura. Ariko uwo muntu nagira gutya nkabona afashe urwagwa ngo keza gahiye aranyweye, nkamubaza ntiwigirira nabi. Twagera mu nzira ati yewe, ati mbonye akabenzi, ati ziriya sinazicaho. Kandi niba hari inyama ziburirwe ku muntu urwaye gute, inyama z'ingurube ni kirazira, ariko ntashobora kuzinyuraho ngo yihangane. Ubwo ntiyigirira nabi. Abana be barakuze n'umugore we baheruka kumufatira umwanzuro avuga ati noneho natwe turaziretse, inyama ntizigaruke muri uru rugo kuko data adashobora kuzihanganira zireba. None rero ntituzongera kurya inyama, ariko turebe ko data yabaretse inyama. Ariko amenye ko batekereje ibyo, aragenda ajya mu isoko agura ibiro 5, ahita ahantu afata agahungu arakazana ati zintekeresha maze nzirye zose ndebe. Ubwo ntabwo yigirira nabi, ntabwo yigirira nabi. Bageze baravuga ati nubundi rero ntacyo tuzabikoraho, reka tureke none tujye tuzimutekera. Ubwo yagambiriye kurya ibiro 5, byibura ntituzatugura ikiro tukagura 2, azarya ry'intongo 2-3, natwe turya izindi, ariko noneho tumureka zirye. Sigaho weye kwigirira nabi. Imana yasuye Kayini iramubwira iti niki kikurakaje, ukaba uhagurukijwe no kwigirira nabi. Muri indi jambo nicyo yamubwiye, iramubwira iti nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza yemwe bene da nimureke mbabazi. Bibiliya yavuze ijambo rikomeye, iravuga ngo uzi gukora neza nabikore bimubereye icyaha. Ariko nimunsobanurira abakirisitu ni Gasovu nta bagikora ibibi, bayoboye gukora ibyiza. Umunsi umwe nagiye mu kiriyo cy'umuntu wari wapfuye, mpahurira n'umuntu wari umuyobozi mukuru mu idini ry'Abangirikani, yari umwe mu bayobozi bakuru. Akimubita amaso arambwira ati pastor, ati ngwino wicare hano iruhande rwanjye. Ndaza nicara iruhande rwe. Arambwira turazi, umuhungu we twari tuziranye, twari twariganye i Bugande. Arambwira ati pastor, ati byibura n'idini ryanyu, ati riba ryababwije ukuri, ati nyine bikabyibinanirira, ariko byababwije ukuri, ati ariko ryacu, ati kugira ngo abasenyeri, abantu bose bakomeye mu idini ryacu batega indege bagende bajye mu Bwongereza kugira ngo bajye kwiga uburyo bagiye gushyigikira ubutinganyi no kuzajya bashyingirana abagabo ku bagabo n'abagore ku bagore. Koko pe idini rikora ibyo bintu ryatwitse itike y'abakirisitu. So kwigirira nabi, ariko byibura bacu aravuga ati bizabinanirira, ariko mwababwije ukuri. Ndashaka kuvuga iki? Kayini se ngo ntiyumvise bitangaje, agahamagara Bera akamubwira ayo mateka. Yamara kumubwira ayo mateka, Bibiliya iravuga ngo ahagurukira murumuna we aramwica. Yibagiwe iki Imana yamubwiye se? Arangije kandi Imana imubwira iti nkugize igicamu cye n'ingezererezi, aravuga ati umuhanisha icyo ntashobora kwihanganirwa. Reka nkubazi ko umwigisha wambanjije yavuze ngo izabashyekenga. Murabona abakobwa bari mu washyeshyengwa? Murimo murabona? Ino se bajya batwara izindi aroharya? Reka kuyitwara. Ubundi se uretse ko icyaha twakigize gutwita, ugira ngo ubundi icyaha ni ugutwita? Icyaha ni ugusambana. Ariko kugeza ubu kuko muzi kuko nta usambanira hejuru y'umusozi, nta usambanira ku gasongero, nta nuvuza impanda ngo avuga ati muze murebe ngiye gusambana. Gusambana bisa nkaho bitakiri icyaha. Ahubwo ubungubu igitangaje ni ukubona umuntu utasambana. Ntabwo kubona usambana ari igitangaza, ahubwo kubona udasambana nicyo gitangaza.
ubwo ntiyabashyesenze ako gahungu kakubwira utugambo dusize umunyu we. Ariko mwibuka ko umunyarwanda yavuze ngo amareshya mugeni ntabwo ari yamutunga. Amareshya mugeni si yamutunga. Koko uzi ko nigeze mbona umukobwa watakaje ubukobwa bwe ku gatelefone kakandi kitwa muki kakandi gatoya kamwe kuvuga karwigira mu gutwi karasharamye. Aha ngo ni karasharamye na gatoroshi. Ntekereza gatoroshi, mwumva gatoroshi, ugatakaza ubusugi bwawe kuri gatoroshi, kuri karasharamye, ngo kuko bakubwiye utuntu twiza bakaguha na gatoroshi. Ubwo si ukugirira nabi. Nimureke mbabazi, nimwibuke, muribuka Mukaroti irababwira iti ntimurebe inyuma, sibyo? Ijambo ni irihe? Ni ntimurebe inyuma. Ubwo ijambo ari ntimurebe inyuma, ibyo mwashoboye kuzana n'ibyo ibirimo bishya ubundi iyo birebye biragukurikira. Reka nkubaze, ibirimo bishya iyo hinduye amaso ukabireba biragukurikira kuko birebye. Ijambo ryari rimwe, ryari ntimurebe inyuma. Wewe nigiriye nabi, reka nikomereze. None se murazi umuntu witwa Ahabu yari afite n'umugore witwa Yezebeli. Ahabu ngo areba uruzabibu rwa Naboti ruramuryohera, habwira Naboti ati turugure, kandi niba udashaka ko turugura ndaguha urundi rumeze nkaryo. Urwo umuha urundi rumeze nkarwo kubera iki? Ariko urunguru rumi nzahatera imboga. Ararararara yarabuze ahatera imboga. Ariko uzi icyo byabyaye? Umuhanuzi araza aramubwira atahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Uyu munsi numvise ndanashaka no kugeza nahangaha birahagije, kuko ubundi umushumba agaruka kwicara hariya namubwiye nti ugarutse kugira uti, iyo uhamagara bihana ugasenga tugataha. Kubera iki? Kuko ubundi kubiba menshi siko kuyameza. Ntabwo nshaka gutangira mu itangiriro ngo ngere mu byahishuwe ngo kugira ngo mukunde mu byumve. Muracyabyumva, muzakomeza no kubyumva. Buriya ubwo umushumba yatangiye gutekereza kuriya, buriya koko Imana igihe kimwe hari ubwo izatugirira neza, dutera iteka, twicare tubitekereze neza. Niba ngibi tubitekereje imyaka myinshi kandi byemeye, buriya wabona nejo bundi tugarutse. Hari igitangaza se gihari? Hari akamodoka, ariko Imana yambwiye ko hari kandi kagiye kuza gafite imbaraga cyane kuruta kariya. Yambwiye ko uzanshajisha neza. Yambwiye ko hari kandi kagiye kuza kazaba ari n'umukara. Niba urumva ko ndizi, kazaba ari n'umukara. Nashobora rero ako nako kashobora kuzagera ahangaha. Ubwo ni mu kibyumva. Hari n'abandi bazaza. Nabonye Yakabumbye yarubatse amazu y'abashyitsi, kandi burya icyo nabonye ni kimwe. Iyo umaze kuyubaka ugakubitaho na etaje, babandi barara mu cyumba cyo hejuru ni babandi baryama ku ntumbi gakanguka. Ubu rero iwanyu mutegereze ibitangaza gusa, ibyiza biri imbere. Amen. Ndagira ngo rero mbibwirire nti, none se koko umwami mu gihugu niyo avuga ati iriya misozi yose abayiriho bayiveho muyitereho uruzabibu rwanjye, mwibwira yuko bari kubyanga? Byari gukorwa. Ariko akazabibu ka Naboti karamuryoha, gatuma yigirira nabi kugeza ubwimbwa zirigatira amaraso ye aho zarigatira Naboti. Sigaho we kwigirira nabi. Nimureke mbabwire, Imana yatumye umuhanuzi ajya kwa Dawidi, aramubwira ati nagukuye mu ntama nkugira umwami w'ubwoko bwanjye bw'Isirayeli, nguha abagore bashobuja baragusegura. Ivuga ijambo rikomeye ngira ngo urizirikane cyane. Iravuga ngo iyo biba biki
banaraguhaye n'ibindi. Ubundi mu Kinyarwanda mu bazi imico n'iby'abami bavuga ngo inka nziza zose ni izande, abagore beza bose ni abande. Nimugende mujye kwa Esiteri, mwibwira ko Esiteri se yari uwo kurambagizwa n'umwami avuka kwa nde? Ariko abakobwa beza bose bagombaga kunyura ibwami. Harya abana bagiye muri Côte d'Ivoire, mwibwira akantu gakomeye musoma ntimunumve neza. Baravugaga ngo umukobwa yagiraga umugoroba akaza ibwami ngo akagenda mu gitondo. Muzi icyo bivuga? Uwo mukobwa wazaga ibwami akagenda mu gitondo yararanaga n'umwami. Ubwo abakobwa bose beza saba umwami, niba abakobwa bose batoranijwe mu gihugu bose bazanyura, kandi ngo uwavaga avuyeyo ntabwo yasubiraga mu nzu z'abakobwa, yajyaga mu nzu z'inshoreke. None se ubwo ngubwo aracyari umukobwa? Ubwo urumva umwami hari umukobwa n'umwe ahezwaho? Nta n'umwe. Ariko Dawidi agize ngo ahagarara ku gasongero kuri ka etaje, agize ngo arungurutse mu rugo rw'umugaragu we, mu rugo rw'umusirikare we, ngo abone umugore. Uwo mugore yabonye yasaga yari zahabu, yari igiki. Irari rimufata ubwo aturiya ni mukande, batiri mujyane mumuzanire. Ye baba we, ashyira umuvumo mu rugo rwe. Mwabagabo mwe, mwabagore mwe, munteze amatwi, murimo muranyumva neza, murumva ukuntu umubyeyi azana umuvumo mu rugo. Umuhanuzi Natani agenda aramubwira, tumva imbwiye ngo inkota ntizava mu rugo rwawe. Bazaba Abahutu n'Abatutsi, bazaba bose ari bene Dawidi, ariko inkota ntizavayo. Aramubwira ati, kandi ibyo wakoze wowe wamusambanirije mu rwihisho, ariko bawe bazabasambaniriza ku mugaragaro. Umujyanama mubi araza abwira Abusalomu, aramubwira ati, kugira ngo so amenye yuko wamuzinutswe utakimushaka no kumwica wamwica, taha ku nshoreke zose. Baramubwira ati, kandi kugira ngo utahe ku nshoreke zose bimenyekane neza, nibashyire ihema hejuru y'iriya nzu. Urabyumva? Hanyuma inshoreke zose bakavuga ngo mu masaha 9 ya nimugoroba umugore umwe mu bagore ba Dawidi yarazamukaga kuri esikariye, agiye hejuru y'inzu muri rya hema. Abayisirayeli bose bari Yerusalemu bakamenya bati, nyiranaka uyu munsi niwe wararanye na Abusalomu, abagore base. Urumva ikintu gikomeye Dawidi yazanye mu muryango, agitewe na Mukawuriya, iba yari igikara, iba yari inzobe. Harya ubundi ubwo yaramubonye, amubona umuntu uri hejuru n'undi arimo yihanagura, yiyuhagira, harya ubwo abona iki? Ibitugu bya Mukawuriya byari bisize zahabu, ni za yasipi batubwiye. Yabonye iki cyamukuruye? Ariko izabohesha ngo uzabashyekenga, izabashyekenga. Satani aramwegera ati, nukuri dore umugore w'igitangaza, wamubonye baririza, ariko ubundi ni uwandi. Bati, nuwamuriye, none nimugene mumunzanire. Sigaho weye kwigirira nabi. Wa muhungu twise ziraziritse yararirimbye ngo uzasanga waracumuzwe n'akamanyu k'umutsima. Ako kamanyu k'umutsima niko gatumye ingo nyinshi zisenyuka. Murabyumva neza? Ejo bundi mperuka kugwa nabajije umwana umwe, se yarabataye ari abana 8, aragenda ajya gushaka undi mugore. Hanyuma rero ariko twari udukobwa twiza,
twiza rwose. Hanyuma rero kamwe tuza guhura ndakabaza ntisha amakuru ya so, ati ntayo nzi, ariko mama yarambwiye ngo barabyaye. Ambwiye ngo barabyaye, nta nirindi nongeyeho, nabwo nti okay ntimukomerere nubwo ngubwo ntituzaba tubyumva. Ndamusezera ndagenda. Ariko burya ntabwo abantu bafuhira abagore babo gusa, n'abagore ntibafuhira abagabo babo gusa, ahubwo iyi fuhe ryaje ufuhira n'abatarabawe. Numva ifuhe rinjemo mpita mvuga, urumva ubundi se cyarabyaye abo cyataye byose bose abana. Nibuka ko nashwaniye n'uriya mugore, umugore wa murumuna wanjye yataye umugabo n'abana babiri, ajya kwa murumuna wanjye. Murumuna wanjye w'ikintu cy'inzoga, ukirara, ugiki. Hanyuma yaje iwacu aza kumubwira yuko azakenera imyenda y'uruhinja, azakenera. Uyu rero kamere biramufashe, ati twate genda ntuzangaruke n'imbere, abo wataye bose abana. Njabimbwiye ndavuga nti ariko nawe nurakabije, uzajya ufuhira n'ibitari ibyawe. Ariko uko niko umwana w'umuntu ateye, niko umwana w'umuntu ameze. Mpita numva umutima wanjye uzengurutse rwa rugo, babana 8 uyu mugabo yataye akajya gushaka undi mugore, none ngo babyaye se abo babyaye barusha iki bariya yataye, kugeza n'ubwo agaruka kugurisha inzu ngo basigare bangara. Ariko ndagira ngo mbabaze ngo koko mwemera ko umuntu ashobora kwigirira nabi? Mwirinde musigeho mutigirira nabi bagabo bagore. Umuvumo Dawidi yazanye mu muryango we warakururanye kugeza iteka ryose. Aha rege ngo babwire iki? Ndagira ngo babwire ngo Imana rimwe iravuga ngo abantu nibasigaho kwigirira nabi, mwabahungu mwe mwabakobwa mwe. Nasabye Imana mbivugana na pastor ndetse na mushumba wanyu twabivuganye, ndavuga ngo Uyitsemba ifite abagabo beza rwose, ariko ikeneye abagabo batoye, ikeneye urubyiruko, ikeneye abasore, kugira ngo ejo hazaza hazabe harimo n'abasore igihe bayakabumbye bazaba bamaze gucyura igihe cyabo. Kuko turimo turatambuka tugenda, tuzagenda sinone ariko nejo. Ejo harabagiye, n'uyu munsi harabagiye, nitwebwe dusigaye. Imana itugirire neza. Ndagira ngo rero nikomereze, ndubashaka no kugeraho narangiza ngaruke nivugire kuri Yuda. Muribuka Yuda muramwibuka? Mwaramwumvise Yuda ngo niwe wabikaga ikigega bayubikagamo imiya zose zatungaga abagaragu n'abantu bose bagendanaga na Yesu. Ariko arangije aravuga ati ariko nuwamugurisha nabyo byaba ari sawa, ariko reka mbabaze, amugurisha impiya 30. Ubundi ayo yari afite muri icyo kigega ubwo yari hasi ya 30. Niba se ari we babyazaga umusaruro, umuntu uvuga ngo tugende urobe n'ifi hariya, uyu uroba bwa mbere uyasamuri urakuramo yo gusora imisoro. Uwo muntu koko umugurishe kubera utwo tuntu 30. Ariko Yuda kuko Satani yari yamusheshenze kugira ngo akunde yimanike, Yuda yarabikoze, abikora nta mutima umucira urubanza urimo. Yemwe mwabakobwa mwe, yemwe mwabahungu mwe, mwabagabo mwabagore mwe, nimusigeho mwe kwigirira nabi. Ari mwarabasheshenga ariko nta musaruro bizatanga. Awo oya, ubusa abantu ntibiteranya n'Imana ngo kubera yuko ngo ubwo yabonye amafaranga 1000 gutanga 100 ry'icyacumi yaba yamaze, yajya kureba agasanga ibyifuzo biri mu rugo birenze 1000, kavuga ati none se ubwo ubundi ninkuramo n'ijana n'ubundi ko naye atarahagije, ariko reka nkubaze ubundi ayo ngayo uzaho yavuye, uzaho yavuye. Njya mbwira abantu nkababwira ntuzagutegera ibiganza, uzarambura ibiganza umuhe, kuko yaguhaye niyo yamwimye. Turajyana neza? Huse ngenda mu modoka mutagenda n'amaguru. Yego none wibwira se ko ari uko nakiranutse kubarusha? Wibwira se ko ari uko nakoze cyane kubarusha? Ntanaryama nkanaryamira. Ariko Imana
yanyubakiye inzu mu mujyi wa Kigali sinkodesha, impa imodoka ngendamo. Iyi modoka imaze imyaka 3, ariko nari mfite indi modoka maranye imyaka 11 ngiye kugera mu kiruhuko cy'izabukuru. Nibwo abantu basakuje baravuga ati reka nta musaza mu kamodoka gashaje, shaka kamodoka gashya. Iyi modoka yaje muri covid. Harya ubwo ngubwo ibyo mbyirengagize ngire ngo hari icyo ndusha abandi? Ntacyo. Muri mwe hari abakora cyane kundusha, muri mwe harimo abakiranuka cyane kundusha, ariko batabonye ibyo nabonye, batahawe ibyo nahawe. Nimusigeho mwe kwigirira nabi, kuko wa wundi yaravuze ngo kuyarya n'ukuyabagara, uko yatanga niko utumana urimo usibura imiyoboro yo kuza kwa yandi. Uko ubikora umva, yakabumbye arabizi ko iwanjye bajyaga bahabyiganira n'abashyitsi batabona aho bakwirwa mu byumba byari bihari. Nta nzu nigeze mbamo ifite ibyumba biri hasi ya 6, kandi abana banjye nabashyiraga mu cyumba kimwe nkabaha ibitanda bigerekeranye, ababakobwa n'abahungu kwabo, ariko mu bitanda bigerekeranye, kugira ngo ngire ibyumba sagura nashobora kwakiriramo abantu. Ariko ikintu cyantangaje n'uyu mugore twanakiganiriyeho nuko mu gihe abashyitsi bahagaze ntigeze mbona byibura dusagura nk'akaro k'isukari mu kwezi, nubwo abashyitsi bataje. Sinigeze mbona dusagura n'ikiro cy'umuceri mu kwezi. Ntabwo iwanjye ntabwo duteka mu isafuriya, akagasafuriya gasanzwe, hoya ya yindi ya mbere muri za zindi nini niyo dutekamo, kuko ubundi urugo rwanjye ni 18 ni 19 barubamo. Ariko ntibigeze babura ibyo barya, ntabwo bariye rimwe. Ibi bitanga ibiza nikurikije n'abaryi. None se wowe wategura ameza ukazana kanuza akagemeri ko murakazi, sika kandi burya wazana akagemeri ukagatereka ku meza ugiye kugarura abagabo 10, kumva kuzana isorori itubutse, ukazana n'isiniya ugatereka ku meza, kuko abaryi. None se Imana ni umuswa ku buryo iyo abaryi bari iwawe, yayobewe abaryi bari iwawe ngo umenye uko utegura ameza yawe, umenye uko utunganya igikoni cyawe. Tuzabyara kamwe abo dushoboye kurera. Reka mbabazi, simbabwiye ngo muzanyigane, reka mbabazi, harya bushoboye kurera ni bangahe? Ni bangahe ushoboye kurera? Icyo gihungu cy'urumuna cyanjye, uwo mugore yataye abana n'umugabo agakurikira, babyaranye akana kamwe k'agakobwa bakita Solange. Ejo bundi barantelefona barambwira ngo papa, iyo bagera kumbwira amafuti banyita papa, hanyuma ubundi bajya kumbwira ibintu bisa n'ibifite umurongo gatoya bakanyita pasitoro, bajya kumbwira ibindi bintu noneho bya bindi byo kuntuka no kunyira gute bakanyita Venusiti. Hanyuma rero barampamagara bati papa, bati rwose mukomere twashaka kubasuhuza. Ni ati na Solange arashaka kugusuhuza. Ni yego. Amaye telefone arambwira ngo papa, ngo nyine ngo urabona hano ngo ibibazo ngo ni byinshi, ngo n'inzara ngo igiye kutumara, ngo none ngo ngiye kukohereza Solange. Uwo nigeze njya kureresha? Mu murere nkuko mwamubyaye, ni mu munanirwa mureke bitamukupa ndamureka. Ubwo nta munaniye ari umwe, hari kamwe. Uyu mugore wanjye muri covid twajyaga kumva tukumva saa moya barakomanze, tugasanga ubwana buhagaze inyuma y'irembo gutya. Ese shaho bite? Nyine tuje gusaba igikoma. Ariko narakurikiranye nsanga iyo miryango baturukamwo nta muryango n'umwe ufite abana barenze 2. Ariko barazaga mu gitondo gushaka igikoma, saa 6 bakaza gushaka ibiryo, nimugoroba bakaza gushaka ibiryo. Mu rugo rurimo kandi covid yabaye, nabasaza musaza wa mama w'abana ari iwacu mu rugo, n'abarumuna be 2 bose bari mu rugo. N'abanjye bari bahari bose, muzi ko ari mu biruhuko, abana bose barabohereje basubira mu ngo. Abana banjye bose abatari bashyingirwa bose bari mu rugo. Ariko turashima Imana. Mwabi hari Imana mukareka kwigirira nabi. Ndashoje rero.
ndagira ngo soreze kuri iri jambo riri muri Yeremiya ibice 2 umurongo wa 11 haravuga ngo abantu banjye baguranye icyubahiro cyabo. Turajyana neza? Ibitagira umumaro. Yemwe bakobwa mwe, icyubahiro cyanyu murakizi? Nuko abantu bose bazavuga ko ntawe gukora ku kibuno. Umunsi abo ku murenge w'iwanyu bazaba bazi ko ntawe gukora ku kibuno, bazakubaha bagutinya. Yemwe mwabagabo mwe, umugabo uticarana n'abandi nta cyubahiro agira. Ye baba we, iyo bamaze gusubiranamo barahindukira akavuga batariko niba hari ibibazo nimuhamagare Karangwa niwe wadukiranura. Niwe wadukiranura bariya barokore. Bariya barokore. Icyubahiro cy'umugabo ni iki? Ni ishema rye rituruka mu rugo rwe rwiyubashye rutavogerwa. Nabwiye abagabo b'abasamanye nabazana ariko muzi uburyo umugabo atagaciro. Umugabo w'imyaka ingana n'iyanjye ufite imvi nk'izi zanjye, iyo yakoze ku kibuno cy'umukobwa w'imyaka 17 mu gitondo amwita shahu. Amwita shahu. Murabizi? Nsoreze kuri aka kantu. Umugore w'umutegetsi umwe yasambaye n'umuboyi. Bukeye nyizi waba mu rugo numva aramubwira ngo yewe ngo ariko ngo mada ngo wazanye ngo uriya mbabura ngo ugacana ngo ugashyira amakara ngo ugateka ngo naye nkamata ibirayi ngo bose ngo akaza ngo byahiye. Yari umugore w'umutegetsi ukomeye, simubabwiye. W'umutegetsi ukomeye kandi ari umugore mwiza w'igishongore w'umwarimukazi. W'icyo gihe yari umuntu ukomeye. Hanyuma ndarakara ndafuha ndataha. Bukeye ndamuhamagara ngo ntakusha, nta soni ugira, usuzuguye nyoko, uzi ko shobuja abantu bose bamuramutsa n'amaboko abiri bafite ubwoba. Yari umuyobozi mukuru uyobora pariki y'igihugu. Ntabwo umugore ugatinyuka ukamuga ngo nayora amakara cyane imbabura. Arangije arambwira ngo bari kuva ino singo ibyo uyugire n'ibiki ngo si wese ngo yamburije ngo kubikora hakiri kare. Umugabo we amara kugenda agashaka ko tujya gusambana, si uba yamburije kubikora. Ubwo aracyafite agaciro? Ubwo niyangirije ntiyigiriye nabi? Ishema ryawe mugore ni iryo, shema ryawe mukobwa ni iryo. Sigaho kwigirira nabi. Ndagira ngo mpagarikira ahangaha, ibindi nzabivuga ngarutse. Yesu ashimwe. Muranyemerera dusenga Imana? Ariko muranyumvise? Abantu benshi buzuwe n'umwuka wo kwigirira nabi, ariko ni Satani bashyeshyenga akabashukisha akamanyu k'umutsima bakagira ngo hari ibyo babonye naho ntabyo babonye. We kwigirira nabi nugera ku kintu icyo ari cyo cyose ujye ubanza uzengurutse umutima uvuga uti iki kintu kimfitiye umumaro, kirambyarira iki, reka mbabaze. Mbese muribuka muri iki gikirisitu cyacu no muri iki kikorari cyacu no muri iki kidiyakoni cyacu abantu benshi barimbuwe n'abamvuze? Murabibuka? Ngo bamvuze, ngo ubwo bamvuze rero ngo kiriya gikorari cyabo ngo ndakivamo. Harya ubwo buhimye ndi? Reka nkubaze, iyo bakuvuze bagukuragaho? Iyo bakwise ngumera umurizo, iyo bakwise umutindi, iyo bakwise umukene, harya baraza bagafata mu kigega cyawe bakabijyana byose? Niba bakwise umutindi ariko ukaba ubifite, bihorere. Ejo bazabona ko utari umutindi n'utabategera amashyi, sibyo? Ariko umuntu uzategera urushyi akakwita umukene, ubwo ngubwo bikwiriye kukurakaza. Bikurakaze wamutegeye amashyi, yakwise umukene wamutegeye amashyi, ubwo bikurakaze. Ngo bamvuze, kuki se bamvuze? Byagenze gutya byaye. Aye baba we, murazi ukuntu abantu barimo bigirira nabi. Ubwo rero bashanyaraje, biracitse birayobye. Icyo gihunga n'ubundi cyagize gutya ngo umuhungu cyabyaye kera ngo yarashingiwe, ngo ashingiwe ngo umugabo wa nyina
ngo aragenda bamwambika ingofero. Kirangije rero sinzi uwakibwiye yuko ngo muhungu we ngo yashyingiwe ngo umugabo wa nyina ngo akaba ariwe yambara ingofero. Ati rwose ati ni ishyano, atagenda ajye kwambara ingofero, ati ku muhungu wanjye ari igihe wamubyaye kandi mpari ndi se. Ariko mu kuvugisha ukuri yananiwe kumurera, arerwa kwa mugabo wa nyina. Amaze rero gukura, igihe cyo gushyingirwa kigeze, uwamureze niwe mubyeyi, niwe yambitse ingofero. Ubwo rero kirarakaye, kiragiye kinyweye nk'atatu, kimaze kuyasoma kiti ndabakubita ndabamara. Kiragiye giteye muri rwa rugo. Kigeze muri rwa rugo, na agafamiye kakiyumvumva kagifatika, agize ngo aravuga ati ndatewe, barumuna be n'abakuru be bamanukira rimwe bakirengeraho. Baragihondagura, cyagiye mu bitaro kugeza ubwo kigera mu bitaro by'Ibutare. Harangije arantelefona, yantelefona nyira mugore turi kumwe. Ndamubwira nti umva, ubwo wahisemo kurwana, hitamo no kwemera inguma n'ibikomere. Aho wabereye ko nkuruta wakuze undeba nshobora kugira imbaraga zo kugira byibura uwo nanjye narusha imbaraga. Wigeze unyumva ndwana? Uyu munsi se wari wanyumva narwanye? Ubwo wahisemo kurwana, hitamo no kwakira ingaruka zijyana nabyo. N'uyu munsi ni ikimuga kiraho. Ubwo se yungutse iki? Haragiye muri riba, haragiye haragiye. Abantu baraza baravuga atega ni igisazi, iyo kimaze gusinda kiranduranya, twagikubise cyasinze cyaduteye mu rugo. Bati toni kigende, sigaho we kwigirira nabi. Yarazi ko agiye kugaragaza ko ari umugabo, ko afite imbaraga. Mujya mubabona abagore bambara ubusa hariya barimo barwana, bakunguka iki? Bagatahana agatebo k'ibijumba. Bakirisitu mwe, ndagira ngo mbabwire ngo iyo ukorera Imana ni wowe uba wikorera. Ubu rimwe uyiguriza nayo ikazakwishyura. Iyo rero bakuvuze ukarakara, ukagaragaza yuko igikwiriye gukurikira hari uko bivamo, icyo gikoraro ukakivamo, ubwo budiyakoni ukabuvamo, kuko abadiyakoni bakuvuze, kuko pastor watagusuye, nararwaye abapastori bansura, nanjye kira kidini sizagisubiramo. Yego, ariko reka nkubwire, wibwira ko bitarigiyemo abarijyamo babura? Ubwo uhimye nde? Ariko reka nkubaze, abo ngabo batagusuye wowe warabasuye? Sigaho wowe kwigirira nabi. Ibituma twigira nabi baye byinshi muri iki gihe cyacu, kuko Satani akuburira hamwe akagutegera ahandi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo bamaso wowe kwigirira nabi. Ndagira ngo dusenge Imana. Uri mu ijuru abatabara, bataraguhamagara wabumvise uri mu ijuru abitaba. Niyo mpamvu abaja bawe n'abagaragu bawe muri uyu mwanya mwiza twabonye wo kuba imbere yawe, tuguhamagaye ngo tugirire neza wamugira neza we. Twambika imbaraga zo kunesha ibyaha n'ibisa n'ibyaha, zo kunesha ikibi n'igisa n'ikibi. Muri uru rugendo ni wowe dushaka kujyana nawe, nudufata ukuboko tugendane, kuko nujyana natwe tuzatandukana n'ayandi mahanga. Ingo zacu zizatandukana n'izindi ngo, abavandimwe bacu bazabona impinduka muri twe, ababyeyi n'imiryango bazabona ibyo wakoze muri twe, bahimbaza izina ryawe. Nuko tanga umugisha muri iri teraniro, tanga imbaraga muri iri teraniro, abantu bawe twongere kubona kugira neza kwawe. Urakoze nyakubahwa, duhindurira amateka, nutwagurira ubuhamya tuzabwira abazakurikiraho ko ari ukuboko kwawe twabikoze. Nuko abarwayi bari muri iri teraniro turabasengeye ngo bambure ukuboko kwawe ubakize indwara zabo. Mana data wa twese, abari bananiwe, abari batendebutse, abari bacitse intege, nubongere mu imbaraga. Nukomeze urugendo rwacu kandi uzaduhe kugira iherezo ryiza, iherezo nk'iry'abakiranutsi. Urakoze kudukora ibiri tujye dusaba, icyubahiro n'ubutware ni ibyawe uhereye none ukageza iteka ryose. Tubisabye Imana kubw'izina rya Yesu.